Yes, twongeye kuba ikaze nanone ku Isibo Radio 98.7 FM. Twongeye kugaruka rero nanone mu kigono cyacu gishyashya Isibo. Bex. Twagiye kiganiro cyacu nkuko bisanzwe ni cinema yacu iwacu ku Isibo. 98.7 turabasuhuje nizere yuko mwagize ibihe byiza. Bari dukumbuye cyane. Weekend yabagendekeye neza ndetse n'icyumweru mwagitangiye neza. Yego. Tubanza no icyumweru cyagenze gute wowe? Nyene kumbwira uburyo icyumweru cyawe cyagenze. Ngewe icyumweru cyanjye cyagenze neza rero muri rusange. Nagize umugisha mfite umuntu twagiranye ikintu bita isabukuru. Uza abantu babiri bagira isabukuru icyarimwe. Ari umuntu mwagira isabukuru icyarimwe? Yego sha. Cyo bita anniversary. Yego. Cyane bikomeye cyane ndamusuje ahantu ari. Yego. Ya naho ubundi weekend muri make yagenze neza urabizi Kigali ukuntu biba ari show cyane. Tubanza no kugira ngo tubisegureho umunsi wo ku gatandatu nago twabashije gukora kubera ikibazo tekinike cyari cyavutse hano kuri radio ariko tubizeza neza yuko noneho ibintu twabirenuveye ubu none gukora no stop nizere ko muri kutwumva gatanu kandi twagiye rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Yego Bex twababwiye abantu ko ari ikiganiro cy'akagaruka sinema yacu wacu tuza dukora kuwa gatatu guhera saa 9 n'igice kugeza saa 10 n'igice no kuwa gatandatu guhera saa 9 n'igice kugeza saa 10 n'igice. Noneho ariko kuwa gatandatu buri hano umwihariko sinzi nimba abantu twarabibabwiye ubushize ariko kuwa gatandatu ni umunsi w'umwihariko cyane kubera ko ni umunsi noneho twahariye icyo bita umugore n'umukobwa muri sinema. Yego. Yes, women empowerment. Iki kiganiro nyereka abantu bazabe bagikurikirana cyane bakeneye kumenya amakuru yihariye y'umugore muri sinema. Ese nize mvune bahura nazo sibyo? Yego. Bex rero tutagiye kure uyu munsi dufite ibintu byinshi cyane. Dufite ibintu byinshi cyane nshaka ko tuza kuganira cyane no kuri comedy. Sibyo? Comedy. Uyu munsi rero nshaka kuza gutinda mu bintu byinshi ahubwo dukeneye no ko abanyarwanda bamenya cyangwa se bumva niki kintu tujye kuganiraho kindi nkuko twe tubivuze tujye kuganira kuri comedy. Yes. Ese Bex comedy we mu Rwanda uyibona gute? Comedy rero yo mu Rwanda naho tugiye gusa nkaho tukora ka brainstorm gatoya. Comedy yo mu Rwanda uhereye kera kugeza ubu ngubu ndatekereza yuko comedy yiwacu n'ukuri imaze gutera imbere. Yego. Hari intera wavuga kano kanyu kavuga uti comedy imaze gutera imbere. Comedy buriya nubwo hari abantu benshi batabyumva ari nacyo tubereye hano kugira ngo tujye dusobanurira abantu babyumve banabisobanukirwe. No kuvuga ngo comedy buriya yo mu Rwanda iwacu irimo ibisate bibiri. Yego. Dufite igisate cya mbere cy'abakora comedy binyuze muri filime. Binyuze muri filime buriya filime igira ibisate byinshi harimo icyitwa comedy. So comedy rero abayikora bayinyujije muri filime turabafite benshi na hano mu Rwanda ngira ngo tugiye kubyinjiramo turebe uwo bita Kayita Nkore. Njoli Kanyombya. Buriya rero ngiye buriya mu bakomedi ba mbere nemera buriya Kanyombya sinzi impamvu Kanyombya nyamara akwiye award. Kanyombya umwemerera Kanyombya. Uno musaza nako. Umusaza ndamwemera buriya uno musaza hari ifatizo rinini yashize kuri komedi yo mu Rwanda. Yakoze ikintu cyitwa gutinyura abantu kwanza cyo ni cyambere. Icya kabiri Kanyombya ni wa muntu ukora komedi ukabona ni ibintu birimo kumuvamo. Yego. Uri kumva ukabona ni ibintu biri kumuvamo ku myaka ye n'uburyo systeme ye akoresha mu buryo bwo gusetsa kwe ni ibintu bimurimo biri imbere muri we kabisa biri real. So tukagira rero igisate cya kabiri buriya cyane bakora komedi mu buryo bwa live. Mu buryo bwa live ariho hazamo live comedy. Twagiye tubona ama live comedy menshi cyane nka Athanation exactly. Yego dufite Jen's Comedy. Dufite Comedy Night. Exactly. Abo bantu buriya rero hari ikintu kimwe Bobo abantu batajya bamenya. Yego. Buriya ikintu cyitwa
live. Comedy live buriya, comedy live ni ikintu kibamo ubuhanga bwinshi cyane, uri kumva kuko uburi imbere y'abantu. Ni nkuko wavuga ngo dizo mu muziki, iyo umuhanzi agiye muri studio agakora indirimbo akakora video, hari ahanzi abantu bagasoka bakayibona, hari utukerageshwa twinshi tuba twagiye kuri icyo kintu, kuri video no mu ndirimbo mu buryo bwa production. Ariko noneho yavuze ngo agiye kuririmba live, hari abamuterekeye. Uzi kubona umuntu aza imbere y'abantu atazi ngo bararaka cyangwa ngiye kubasetsa. Uri kumva icyo kintu? You get live. Ikintu cyitwa live comedy ni ikintu gikomeye cyane, kirimo ubuhanga bwinshi cyane. Ndimo no gushimira abantu bakomeje gukora comedy live, barimo no kugenda bincludingamo abakora comedy mu buryo bwa film, ariko bakabazana na live, noneho bakabasha experimenta mu bikora mu buryo bwa live. So rero dukomeje tugiye kureba, hari abantu bagiye bashyira uruhare runini ndetse rukomeye cyane ku kintu cyitwa comedy yo mu Rwanda. Hari umuntu bita Kanyombya, hari filime bakoze mbere irimo Kanyombya, harimo ba Samusure, harimo ba Nzovu komediye watanje, Banyagahene, harimo amazina menshi cyane, kandi nyine abantu twarabakunze cyane. Bari abantu bakoze ziriya filime bayitaga Haranira Kubaho, exactly. Haranira Kubaho, harimo abantu benshi twagiye dukunda kandi baduhaye ibyishimo kuri kiriya gihe. Kandi na n'ubu ngubu icyo nshima ni uko rwose komedi baracyayirimo, ndetse ntekereza yuko kano kanya hari ikintu gikomeye barimo gukorera Abanyarwanda ntibakigunga, Nzovu abari hariya kabisa. Uriya musaza aragiye aratuza, narangije agarukana imbaraga za danje. Yagarukanye imbaraga za danje zikomeye cyane. Shout out kuri Manibu, ni muwe manager wa Nzovu na Yakamana, I think so. Shout out kuri Manibu kabisa, arimo gukora akazi keza kandi gakomeye cyane. Ni ukuvuga ngo rero iyi filime yari irimo abasineyaste bose ariko bakora comedy, harimo n'abakobwa bano ba Mimi, ba Samusure, banzo. Exactement. Noneho rero iyi filime buriya niyo haje kuza nyuma, haza witwa Papa Sava, ariwe Niyitegeka Gracie, yaje kuza gukina role nimba ari Kanyombya. Exactly. Haranira Kubaho. Yego. Niyitegeka Gracie rero ariwe Papa Sava, yaje kuzamukira hariya. Ndabyibuka hari scene yigeze ku nkoma ryatari ari muri boucherie. Ari muri boucherie. Turaza kukabakubitiraho kuri YouTube channel baze kukareba. Kari gashikeje cyane. Uwitwa Niyitegeka Gracie rero ariwe Papa Sava, akaba afite film iri ku rukuta rwe yitwa Papa Sava. Aka kanya akaba ari imwe muri filime imaze kuzamura abasineyaste benshi mu Rwanda. Tekereza ko kuva Papa Sava yatangira gukora iriya yitwa Papa Sava, n'ubu atarava kuri on top, aracyakora ibintu bye kandi mu buryo bugaragara, mu buryo bwiza, kandi abantu barabikunda, barabyo bagaseka bakishima. Kandi na ikintu twanavuga kuri Papa Sava cyane nkunda nuko yinjira muri context za culture z'umuco wacu n'ururimi, ku buryo iyo winjiye muri context ze harimo comedy, hakazamo kwigisha ururimi ndetse no kwigisha umuco. Uri kumva? So ni ikintu rwose content ya Papa Sava ni ikintu mushimira cyane. Nakomerezaho yaje rero Papa Sava nanone guhita akomereza muri filime yitwa Seburikoko, akaba cyane kuri televiziyo, muri televiziyo Rwanda yacaga kuri RTV, yabaye RBA n'ubu cyacaho ndakeka. Exactement. Akaba ari filime y'umuproducer ukomeye cyane dufite hano mu Rwanda bita Wilson Misago, akaba ari we nyiri Zacu TV. Wilson Misago, shout out. Abantu benshi bamaze gukunda Zacu kubera ko iri guco filime z'inyarwanda, igacaho komedi nyarwanda. Mbega ni ibintu bishimishije kuba dufite televiziyo icaho ibintu byacu. Umuntu agomba kumushimira. Buri muntu nakora ibintu byiza ujye muha indabo ze. Yego.
ya ni ukuri Wilson Misago uri gukora akazi keza kandi ni ukuri gakomeye cyane komereza aho ngaho mu kuzamura sinema yo mu Rwanda dukomereza aho ngaho twubake n'ibindi byinshi n'abandi ba producer turabakeneye abandi ba producer nabo nibaze dufatanye turebe ko hari ikintu gikomeye dushobora kugeza kuri sinema yacu mu Rwanda. Yes Bex, urakoze cyane ku bintu tubwiye none nagira ngo mbere yuko dukomeza ubanze ubwire abantu umurongo wa telefone bari buduhamagareho uyu munsi turashaka kuganira n'abanyarwanda n'abaturarwanda buri muntu wese umva yifuza kutubaza ku kintu cya sinema yo mu Rwanda ndagira none ubamere umurongo wa telefone bari buduhamagareho kugira ngo tuze kuganira nabo. Mu kanya rero turifuza yuko tuza gusangira ibitekerezo ndetse namwe kubera yuko sinema rega ni iyacu abanyarwanda twese hamwe ni iyacu ni iyanyu kugira ngo rero tugire ikintu dukora kuri iyi sinema yacu nuko dukeneye ibitekerezo byanyu. Umurongo rero muratubonaho muri iki kiganiro ni 0788 20 34 ego wayisubiriramo abanyarwanda 0788 20 34 0788 20 34 93. Bex urimo tubwira noneho abantu bagiye bagira gute bakomeza kwerekana comedy ko ari ikintu cyiza gifatika abantu bashobora kujyamo bagakora ibintu bitangaje nkuko turi kubona ubu ngubu. Ese Bex nagira mubaze uretse Kanyombya na Papa Sava hari abandi bantu bagize uruhare cyangwa se bateye itafari kuri comedy? Yes cyane bikomeye cyane wenda ubwo twari tukiri mu gihe cyabanje ni ukuvuga ngo mu gihe cyabanje rero abo bantu turabubaha bikomeye cyane mbere yuko tujya kuri young generation none ndagira ngo turebe ku bantu bagiye bashyira itafari mu kintu cyitwa live comedy. Live comedy rero muri icyo gisate hari umuntu tugomba guhindabyo bamwita Arthur. Si Arthur ni ukuvuga ni ukuri Arthur yakoze ibintu bikomeye cyane mu kuzamura komedi yo mu Rwanda bidasanzwe yagiye ategura ama night show yagiye ategura ama live menshi cyane yo gususurutsa abantu bakaza bakishima kandi bagataha banyuzwe iriya uzi ko ari n'uburyo bwa therapy biriya ni uburyo bwa therapy bukomeye cyane. So rero dukomeje hari umuntu buriya nshaka ko tuvugaho nanone yakoze ikintu kiri unique abandi bantu batigeze bakora muri comedy ndetse no mu bindi bisate byinshi bitandukanye. Hari umuntu bita Michael Bex. Mbere yo kujya kuri Michael twatanze umurongo wa telefone abantu batagira ngo twabirengagije batagira ngo twabirengagije bakomeze baduhamagare tujye kuganira nabo mu kanya nabo batubwire ese sinema yacu noneho cyangwa se comedy muri rusange niki babona ku murongo wa telefone ndabona hariho umuntu. Isibo Radio lo Allo Isibo Radio lo Anda oui mwiriwe neza mwiriwe uri he uri witwa nde? Nitwa Samu kuzagira mbere ngomba sake. Yego ku bintu by'amasinema nyine hari nk'ikibazo nyine nk'abaturage twebwe tuyaduhura nacyo. Yego ugasanga nabonye amasinema ntago bigikunda yuko wajya nko ku mu DJ ngabe yaguha film nyarwanda biragoye nyine. Sinzi nimba nyine hari ukuntu nyine mwazatubariza turakumva ujye kumva ngo website yenda wasangaho amafilimi akaba hariho ahantu twazisanga atari kuri YouTube. Nekereza ko ubu ngubu filime nyinshi ziri kuri YouTube abantu bazishyira benshi bazisanga rero numva ko aba DJ mbere nibwo aba DJ bafite amafilime ariko nanone Samu ndashaka kumumara impungenge mu buryo bumeze gutya no kuvuga ngo Samu kugeza ubu ngubu YouTube niyo irimo gucururizaho filime cyane filime nyinshi ariko hari uburyo burimo gutegurwa aba producer batandukanye turimo gutegura turebe ese noneho bantu badafite internet bantu badafite smartphone bazajya babona izo filime gute nkuko
filime z'abasobanura nabo tuzagira igihe tubavugaho z'abasobanura bazicuruza bakaba bajya ku mudije bakazibona ese ni gute noneho tuzajya tuzibagezaho abo bantu kuko mbere nibwo byabagaho tukazitanga ku masede ku ba DJ ariko haza kubaho imbogamizi y'uburyo abo ba DJ bagendaga biba filime ugasanga uwakoze filime nta nyungu arimo gukuraho ariko turimo turabitegura Samu humura rwose uzabibona Samu uranyuzwe ndanyuzwe cyane kandi murakoze cyane ivyo ndabakunda cyane urakoze cyane Samu turagukunda dusuhuriza iyo ngiyo yes Samu mvishe ko afite ikibazo cyuko hari uburyo bagisego bajya ku ba DJ nibabone uburyo babonamo filime ku byoroheye ku murongo wa telefone hari undi muntu yes allo oui mwire neza uri ndura hagana he witwa nde wakogera hirya radio yawe yes isibo allo yagiye ngo yakomeje yes Bex uri kutuganirira kuri ku bantu baje bafata uruhare mu batandukanye mu bakera tuzi muri comedy yes nukuvuga ngo naringeze ndimo mvuga kuri comedy live ndimo kuvuga uburyo Arthur Nkusi yashyize itafari rikomeye cyane muri comedy ndetse apana ni naha mu Rwanda Arthur yagiye akora ama concert menshi mu bihugu bitandukanye yatumira abantu bakomeye b'abakomedi bo hanze Ugandan people bakaza gutanga show yego exactly ina benshi cyane turamushimiye cyane nge mvuga ko ari wo muntu wagaragaje ko comedy atari kugera muri filme gusa bashaka kujya imbere y'abantu bagasetsa n'abantu ni nawe muntu wagaragaje yuko comedy can be live comedy can be international yaba international ntigarukire mu Rwanda gusa ngibero ko ikagera no mu bindi bihugu bitandukanye ndagira ngo noneho mvuge ku muntu bita Michael Sengazi Michael Sengazi nakunze ikintu Michael ni umukomedi ukomeye cyane akenshi akunda gukora comedy mu Kinyarwanda no mu Gifaransa no mu Cyongereza aravanga indimi ariko nakunze ikintu yakoze Michael niwe mukomedi wakoze comedy mu harya sinye z'abana n'ubumuga niwe wakoreye ababana n'ubumuga comedy ako kantu tuzanakereka abantu Michael yakoze comedy z'ababana n'ubumuga nabo tugomba kubibuka nibyo kuko nabo bakeneye guseka kwishima kuva mu bwigunge exactement Michael yakoze ikintu gikomeye cyane ndagira ngo izo ndabyo rwose turaziguhaye abantu bo kwisibo tukiri gutanga indabyo hano kuri telefone ndabona ari umuntu yego twagiye Isibo Radio allo allo yes mwiriwe witwa nde urahagana he witwa nde urahagana he umurenge wa Muyumbo bakwita nde Rachel turabemera cyane yego kuri iyo nsanganyamatsiko muri ya filime z'inyarwanda yego abantu turi imbere cyane ese wowe filime z'inyarwanda uzibona gute naho tugeze ubu ngubu n'ibirya batubwiye turabona filime z'inyarwanda aho bigeze ubu ngubu turi imbere yego ku buryo ndahamya no ku ruhando mpuzamahanga twajyaho ku isoko cyane rwose Rachel nihe filime ukunda y'inyarwanda kurusha izindi umuntu asigaye ahugira kuri telefone cyane arimo yirebera izo filime akumva ibintu bimeze neza nta kibazo kandi si no kuvuga ngo ni filime gusa harimo n'inyigisho yego tunahera kuri izo filime tukiga kandi tukumva tumeze neza ese wowe Rachel ni filime y'inyarwanda muri iyi minsi uri gukunda cyangwa se iri kugukorera umuti filime y'inyarwanda iri kunkorera umuti muri iyi minsi yego ni filime izi za Bansabe nizo dukunze kureba cyane twe hano muri Muyumbu za Bansabe Bansabe na bakira yego urakoze cyane urakoze ngo yego
yes Bex urumva ko mu gihe bakunda Nsabi cyane Nsabi turagusuhuje ahantu uri rwose urumva yuko comedy Nsabi nawe n'umukomediye urumva yuko comedy irimo kugenda ikora akazi gakomeye cyane ndagira ngo dukomeza kuri live nari mvuye kuri Sengazi Michael Bobo uri ku muntu bita Atome. Yes, Atome igihe namumenye muri Serena Hotel arimo arigana Perezida Paul Kagame arimo gusetsa perezida ahubwo umwe wigana perezida yari yakoranye na Atome bamwita Ndahiro bari bakoze it's like a coalition cyangwa guhuza Atome niwe wasekeje perezida bwa mbere kuri njyewe nago nakubeshya nge nabonye ko comedy hari irimo kukugaburira ikagutunga ikakurushaho n'umuryango wawe nabiboneye kuri Atome buriya n'umuntu wakoze ibintu nanjye ubwanjye man numva nyine birandenze ariko uzi gusetsa umukuru w'igihugu cyacu ukoze akazi gakomeye cyane afite ibibazo byinshi ukajya ari ukamusetsa ukamumara stress tumutera bikumva so rero abo nibo bantu ntekereza yuko bagize ikintu gikomeye bakora muri live noneho hagahita hazaho umusore wacu ubu ngubu uri gukora akazi gakomeye cyane uri gukora akazi gakomeye cyane muri live merci rero nk'izina ryawe merci Bobo mbere yuko tujya ku banyarwenya ubu ngubu hari umuntu nshaka ko twihanganishe umunyarwenya bita Soroba umaze iminsi afungiye Uganda kubwo gufata amashusho nta burenganzira abifitiye aricyo kintu nshaka yuko tunabwira abasinyasite bacu when it comes aba director aba producer aba cameraman please nimba ugiye gukora filime ugiye kujya mu muhanda dufite inzego zitanga impushya banza ugende usaba uruhushya kugira ngo utanabangamira biroroshye kujya ku irembo ugasaba gukora filime yawe ujya gushutinga ibintu bitandukanye kuko nushinga kamera ejo bundi mu muhanda hano bakayitwara ni ikibazo gikomeye cyane ibyo bintu rero nimureke abasineyasite rwose cyane cyane ndabwira producer n'aba director mureke ibyo bintu tubyubahirize tunabikurikize kugira ngo sinema yacu tuyikore kandi iri kujya mu murongo mwiza. Urakoze cyane Bex. Yes guys rero nagira ngo Bex tuve ku banyarwenya bagiye bakanyuzaho mu bihe byashize noneho dufata umwanya tugaruke ku banyarwenya ubu ngubu turi kwihuta kubera ko dufite iminota mikeya tugira ngo tubicemo twirukanka cyane ariko nanone abantu bari kuri telefone ntabwo twabirengagije nitubona umuntu uriho turaza kumwitaba tumuvugisha na kibazo yego Bex nagira ngo tugaruke noneho ku banyarwenya bashyashya cyangwa se baje muri za 2019 2020 sibyo ku murongo wa telefone ndabona umuntu uriho Isibo radio allo yego allo bakwita nde uherereye he banyita Twagereza Pacifique yego Pacifique inamerereye imuhanga mu murenge wa yego imuhanga turabashuje cyane Pacifique we kiganiro cyacu sinema yacu iwacu niye nama cyangwa se nube butumwa mva watanga kuri sinema nyarwanda Pacifique yeah Pacifique egera telefone yawe neza yes Bex Pacifique nago tumwumvishe ihangane aze kuza kongera yegereye telefone neza yego twari turi kuvuga noneho ku banyarwenya bashyashya cyangwa se abanyarwenya baje muri za 2020 na 19 hagati aho ngaho ndagira ngo duhere ku banyarwenya noneho bamaje kubaka izina rikomeye cyane muri industry yo mu Rwanda ya comedy ndashaka guhera kuri Clapton Kibonke. Yes, Clapton Kibonke amaze kubaka izina yaba muri comedy ariko cyane buriya Clapton mwubaha muri filime cyane ariko ni n'umukomediye mwiza cyane. Ndagira ngo rero ngubwire ko Clapton Kibonke amazina nyakuri ni Mugisha Emmanuel azwi kwizwi nka Clapton Kibonke yamenyekanye cyane muri 2014 na 2015 ubwo yatangiraga gushyira amashusho aseka cyangwa se amashusho asekeje ku mbuga nkoranyambaga ze
tukatangira kuzibona kuri Instagram we na Rusine kabisa turabasuje cyane. Yego Clapton rero yakomeje kwamamara muri 2015 ubwo yinjiraga mu bikorwa by'imyidagaduro yagiye muri Seburikoko yakirinyemo n'izindi zitandukanye ajya ashinga cyangwa se akaba umuyobozi wa Daymaker. Urayibuka Daymaker? Daymaker exactly Daymaker itsinda rishya ry'abanyarwenya ryari rije muri 2018 cyari igitekerezo cye kandi cyiza cyane. Igihe Clapton rero yatangiraga urwenya yatangiriye cyangwa se yatangiye gusetsa ku mbuga za YouTube. Yego niho abantu benshi tumuzi asetsa tukajya kureba utuntu twe tugaseka tubona n'umuntu unanutse wisindira none abantu bajyaga bavuga ngo gute umuntu yitango ni kibonke ananutse bikadutera kujya kureba uwo muntu ninde. Twibuke ko muri iri tsinda rya Daymaker yazamuyemo uwitwa Etienne na Jafet baje gushinga icyitwa bigomba guhinduka. Yego na komedi bura bazamwe na Clapton. Yego nyuma yaho rero twaje kubona abandi bakomedi bagiye batandukanye harimo nka Rusine. Rusine ukomeye cyane nkunda cyane nanemera muri komedi buriya Rusine ndamwemera mubonye ndaseka nta kintu aravuga nukuri kwima Rusine na Clapton rwose indabyo zanyu turazibahaye mwakoze akazi gakomeye cyane kubaka komedi yo mu Rwanda. Rusine Patrick rero ni umunyarwenya akaba n'umunyamakuru kuri radio amazina ye nyakuri ni Rukundo Patrick. Rusine rero yatangiye kumenyekana cyangwa se kumvwa cyangwa se gutangira kumenya Rusine ni muntu ki muri 2021 ubwo yitabiraga irushanwa rya Rwanda Comedian Competition yabaye 2021 hamwe n'abandi banyarwenya batandukanye harimo ba Gracie n'abandi benshi cyane. Icyo gihe rero Rusine nibwo twatangiye kumenya ngo Rusine ni muntu ki kubera ko yazanye innovation yo kuvuga ngo nshobora gukora ikintu nigize umusinzi ariko natasinze hari uburyo mvugaga yasinze hari uburyo bwukumva kirabira no kibera cyane byahatari. Rusine rero yarakomeje arakora cyane 2022 yitabira Seka Live yari yateguye na Afa Nation. Iyo Seka Live rero nibwo abantu batangiye kumenya Rusine ni muntu ki ashoboye iki ese umwuga wa comedy nawo wabamo abantu nk'aba Rusine bashaka gukora ikintu kikabatunga kikaba popular mu bantu ku buryo ushobora kumva umukomediye n'umuntu yitangaza. Kuva ubwo rero Rusine yakomeje gukora ibitaramo bitandukanye yitabira Janus Comedy ya Merci yitabira Comedy Night ndetse akagira igitaramo cye buri yagira igitaramo cye bita inkuru yanjye nkunda cyane inkuru yanjye ndayikunda cyane. Inkuru yanjye rero rimwe yarasohotse ubu bari gutegura inkuru yanjye kabiri nayo azatugezaho tuzayitabira turi benshi yangurira abantu ko bazayitabira kuko ni ikintu cyiza kirimo inkuru nziza kuko yita ku nkuru ze ariko akabikiramo mu rwenya. Dukomeze rero hano kuri Genzi twa tuvuze ko yitabiraga Genzi twibutsa abantu ko kuwa kane ejo hari igitaramo cya Genzi comedy abantu rero bifuza guseka turabizi ko abantu badufite ikibazo cya mental health dukeneye kujya ahantu abantu basetsa tugaseka tukishima dushishikariza abantu rero ko bakwitabira igitaramo kizabera mu Kigali bakajya guseka tugikomeje mu gushishikariza abantu ndagira ngo nanone dushishikariza abantu hari festival hari uyu munsi bita Kigali Cine Junction. Iyo akaba ari festival international itegurwa n'abanyarwanda bakora filime ziri international bitwa Imitana Production. Iratangira uyu munsi festival irabera ni festival ikunda kubera hano muri Cafe Zone mu mujyi. Ni ikintu gikomeye cyane kubona hari festival nini itegurwa mu mujyi ahantu hangana kuriya. Ndagira ngo rero muze kuza kuyitabira muri benshi. Ku murongo dufiteho umuntu Isibo Radio. Alo Isibo. Yego alo witwa nde uherereye he? Nitwa Emmanuel Cyuve Kede Black. Kede Black. Niwe hano Nyakariro. Yego Nyakariro turabashuje. Kuri iyo gahunda rero ya sinema nyarwanda. Uko mbibona mbona iri gutera imbere ku buryo bushimishije. Ndetse mbona harimo n'ubufatanye bunini cyane cyane kubona ba comedian cyane birenze. Usanga nimba ari next azamuye Kiramani kazamura ndi gutyo gutyo. Gusa ikibazo gihari ni kimwe. Yego. Hari ukuntu abantu ushaka kwinjira muri sinema bakunze kubagora cyane. Gute mu bihe buryo?
nkanjye ubu ngubu nyine arabona mba ngeze kwa approachinga ariko kakubwira ati ntabwo wahitera muri ino filimi yanjye undi wambwira ati nanjye isi wahera mu yanjye Emmanuel nagira nkubwire ko mu biganiro byacu bizakurikira tuzajya tugira abatumirwa bamwe na bamwe muri bano bakora amafilimi akomeye cyangwa se bazwi nka bakiramani n'abandi batandukanye. Ibyo bibazo tugira mujye mubibabaza niba baba bari ahangaha mubabaze impamvu batakira abo bantu babasubize wenda nabo bafite impamvu zitandukanye zishobora gutuma wenda batavuga ngo turabakira ako kanya. Mubibike ibyo bibazo rwose cyane ku buryo umunsi tuzajya tuba dufite umutumirwa mujye muba muhari ibyo bibazo mubibibarize babibasubize kandi babibasubize mu buryo bwo kugira n'icyo babafasha. Urakoze cyane Nyakariro turabasuhuje. Murakoze. Yego tukomeza Bobo muri iki gisate cya young generation ndagira ngo dukomeze tuvuga duhita tuza ku muntu bita Nyakso. Umuntu ukomeye cyane wazamuye sinema yashyize itafari muri komedi rikomeye cyane. Iyo ngiye kuvuga Nyakso urumva njyewe nk'umukinnyi wa filime ukinira kwa Kiramani hari uburyo twita Kira Daddy. Sibyo kandi Kira nawe yita Nyakso Daddy bivuze ngo Nyakso ni sogokuru. Mwabonye famille dufite famille. Ari kintu Emmanuel yaravuze kuri telefone atubwira ngo ari kubona abakomediye bunga ubumwe. Ubushize mu kiganiro kuko twavuze ko abakinnyi ba filime batunga ubumwe ngo bakore ikintu gifatika ariko ndagira ngo mvuge ko narakomeza kuri Nyakso abakinnyi ba komedi cyangwa se abakomediye mu Rwanda bafite ukuntu bubatse ubumwe. Bubatse ubumwe barakundana barashyigikirana barazamurana. Dukomeje kuri Nyakso ubundi amazina ye nyakuri yitwa Kanyabugande Olivier. Kanyabugande Olivier shout out tuguhaye indabyo zawe rwose Kanyabugande Olivier aka Nyakso ewana kabisa. Kanyabugande Olivier yatangiye sinema cyangwa se comedy muri 2019. Atangira akora utuntu tw'udukomedi akihuza akikoramo abantu benshi akajya avuga akisubiza ariko ubona ari ibintu biryoshye birimo n'ubuhanga. Nyakso mu bakomedi rwose bagiye bakora ibintu birimo n'ubuhanga kandi buriya akubwira ko ibintu byakora ari nawo byeditingira. Buriya arakora akeditinga akamenya ama effect ashyiramo aragoreye ateye ubwoba. Rero Nyakso atangira muri 2019 gukora video z'urwenya akumbuga nkoranyambaga zicisha kuri YouTube akazicisha kuri Instagram ni nabwo abantu benshi batangiye kumumenya. Nyuma yaje gukomeza gukora asinya amasezerano kuri channel imwe ya Kasuku Media TV na Afrimax ari nabwo noneho yinjiraga mu cyitwa noneho komedi nyacyo ari kumwe n'abitwa ba Regis Captain Regis. Ari bwo noneho yatangiye kuzana ba Kiraman ari bitwa ba Puissant ba Patino. I think yatangiranye na Patino actually na murumuna we witwa Nyakse. Afite ndi murumuna wabo ndi muto nawe ukora komedi nawe uteye ubwoba n'umuryango w'abantu basetsa cyane. Ni famille ikiryango cyo gusetsa. Buriya papa wabo cyangwa mama wabo bafite nk'uwo babikuyeho. I think nitumuhamagara tuzamubaza. Byashoboka. Rero Nyakso ni umuntu w'umuhanga cyane utazumva muri iyi mihanda bavuga ngo Nyakso yakoze kino ari mu matiki ngibi yaba ari biri mu kazi ke akazamura izo mpano zikamenyekana kuko abantu benshi abamvuze n'abandi navuze barizi barabizi ko ari Nyakso bazamuye harimo bitwa ba Prince nakibona sinzi abantu bagiye Prince bagiye bakorana na Nyakso sibyo. Rero Nyakso ni umuntu uteye ubwoba uzi kwandika ugera kuri set agakora ibintu bitangaje akubaka ikintu abanyarwanda bashaka gukora kikabashimisha. Urumva ubwo 2019 kugeza 2025 tukivuga Nyakso ni ibintu navuga ko guhozaho. Nyakso ni izina rikomeye cyane kandi turabona ko nyine yazamuye abantu benshi. Kiramani ni umuntu izina rikomeye cyane. Ni izina rikomeye ubu ngubu kano kanya haba muri komedi haba no muri filime zisanzwe. Kiramani amaze kuzamura impano nyinshi zigiye zitandukanye kandi ku bantu bose yaba nkunda yuko ari umuntu ugerageza kuvanga gender ntareba yaba ari abakobwa yaba ari abahungu arabazamura upfa kuba ufite impano. Dukomeza rero amasaha irimo no kutujyana amasaha ari kutujyana twagira ngo Bobo ndashaka yuko winjira muri young generation cyane umaze kutubwira umuntu bita Nyakso neza cyane utubwiye ko ari grandpere wanyu
wa young generation ndagira ngo winjire noneho Kiramani ni umuntu uri gushyira itafari rikomeye cyane muri sinema nyarwanda cyane cyane azamura impano nyinshi kugeza ubu ngubu ndagira ngo umuvugeho gatoya. iyo ngeze kuri Kiramani wenda nago njye kuvuga ko kubera ko wenda ndi umukinnyi we cyangwa se ari we muntu wanzamuye kuko kugira ngo banamenye izina Bobo barimenyeye kwa Kiramani. Kiramani ni umuntu ufite abakinnyi bagera mu 150 afasha abo bantu bose. Ego, that's a big empire bro cyane mpamvu nuzayitwa Kiramani empire. That's a big empire. Shout out. Nago arasoza gukora aracyashaka kwegera kuzana abandi bakinnyi ko ubwe arakuba ati ndashaka kuzagira byibuze abakinnyi 250 banje bari ku mufuka wanjye member uri kumva nyine ni ibintu biba bitangaje. Kiramani rero abantu benshi bamuzi kwa Nyakso yatangiriye niyo mpamvu yita Nyakso Daddy twamwita sogokuru yego. Kiramani murategura kuri telefone ari umuntu tumwite ngomeze tumwitabe ngomeze kuvuga Kiramani yego Isibo Radio nabona ariho kadukomeza yaciyeho. Ikintu nashaka kubwira nuko Kiramani yatangiye filme nawe muri za 2020 ndakeka nimba nibeshya 21 nawe atangira kwa Nyakso agenda azamuka atera imbere ajya kuri Afilmax ajyanye na Nyakso ibintu birakomeza biraryoha ashinga channel ye atangira nabitwa ba Dev ndetse na Soroba umwe watangiye uvuga bari barafungiye muri Uganda bakora ibintu byiza cyane bazana innovation kozana telefone zona byanganga turabita mu kanya. Yes, Kiramani rero Isibo Radio yego mwiriwe neza witwa nde uherereye he unajye hirya radio yawe gato? Sorry ni The Black warugarutse. Yego The Black. The Black, yes The Black. Harakana rero bishe neza bishe ko Mujamara ari umukinnyi wa filime. Yego. Yambabarira akamfatira namba tukavuganaho. Okay, ngombwira mbira nimero yawe nimba nakibazo kwitanga kuri radio hari ikibazo? Hari 098 07 98 95 16 30. Yego, urakoze cyane rero The Black. Yes twakomeje. Yego Dex ndi kumwe n'umusitari mwabyumvishe. Actually ngira ndi kuvuga ko noneho biranshimisha ukuntu like nkatwe baba director n'aba producer ntago baba batuzi tuba turi mu bishanga. urumva twe tujya imbere ya kamera cyane kuko umuntu wese ureba filime kwa Kiramani azi Bobo mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuko nta nubwo ari kwa Kiramani gusa nkora no kwa Nyakso no ndamukinira. Hari filime nshya kiri guca kuri YouTube ya Kimenyi mu ruho wanjye ndi kuyikinamo umva hari nyine abantu babanzi kurusha ko mwe baba bazi ba producer kandi nukuri Bobo ndashaka kuguha congratulations kandi courage cyane. urimo gukorera cyane kandi uri gukora ibintu byiza kandi urimo kuzamuka byihuse ndagira ngo mujye kuri YouTube channel ya Bobo Films. YouTube channel yanjye bayita Bobo Films. Mujye kuri YouTube channel ya Bobo mumushyigikire mukore subscribe kandi ari nako direct cyane ahubwo muhita mujya kuri YouTube channel yacu turimo kubaka ya cinema yacu iwacu no ku mbuga nkoranyambaga zacu za Instagram mujyeho rwose. Murakoze cyane dukomeje cyane rero. Yego. Kuri turimo kuvuga kuri Kiramani uburyo ari impaya nini cyane kabisa cyane. Kiramani rero nje navuga ko ari umuntu uteye ubwoba kubera ibintu akora. Kiramani agerageza kwereka abantu ibintu byinshi bitandukanye ashobora gukora kuko ni umuntu ushobora gukora filme 5 mu cyumweru kimwe kandi abantu bakazibona mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuko Kiramani buriya ntago ari wa muntu ushobora gufata filme ngo ayigumeho. Abafite filme kuri My Heart afite indi iri guca kuri Big Mind ariyo bita The Devil hari n'izindi bari gutegura umutwe we buriya ni umuntu ufite umutwe man ateye ubwoba nyine ni umuntu ucara akavuga ati
abanyarwanda maze iminsi muri ibi bintu reka mbakubita ibindi Kiramani rero turamushimira cyane kuko yazamuye abantu benshi batandukanye twagiye tumenya nka Bansabi nka ba Mitsutsu natwe twese yarakomeje kutuzamura hari n'izindi mpano nyinshi cyane agenda agaragaza abanyarwanda batari bazi bakagenda bazimenya Kiramani rero turamushimira cyane ku ruhare rwe dutangaje komeze kwerekana Kiramani rwose turagushimiye indabyo zawe turaziguhaye ngewe nukuri kw'Imana aba producer abantu bagenda bazamura impano zitandukanye harimo Kiramani harimo Clapton shout out kabisa kuko Clapton ari mu bantu bazamura impano nyinshi mu bisate bitandukanye haba muri comedy haba muri acting action and drama hose agenda azamura afite umukomediye mu muturanyi yitwa nde wa mupeti wo mu muturanyi w'umukomediye w'inzobe ukina ari umuzamu kwa Blender bamwita Mavide kandi ni inshuti yanjye wane Mavide turagusuje cyane rero nawe ahantu uri ako gacupa gakomeze kakugereho neza tumaze kuganira namwe sinzi nimba hari abandi bantu bakiri ku murongo turacyari kubakira mu minota mikeya itanu dusigaranye umurongo wa telefone turi gukoresha ni 0788 20 34 0788 20 34 ya Bobo twari tumaze kuvuga abantu komediye rwose bagiye bashyira itafari rikomeye kuri sinema yo mu Rwanda yego Isibo Radio Hello. Yes, witwa nde uragana he? Ni Kimana Zabaye ni mu karere ka Kayonza umurenge wa Kabare. Uri mu karere? Ka Kayonza umurenge wa Kabare. Yego. Kayonza turabasuhuje. Yego murakoze. Numvaga muri ku kiganiro kijyanye na sinema dufite ibintu by'Imana ariko tukaba bishyira mu gihe dufasha mutuvuganire kabisa. Mufite impano? Mufite impano mukabura aho muzigaragariza? Aho tuzigaragariza nyine ku bantu bashoboye nk'abaterankunga tu. Iki kiganiro rero sinema yacu iwacu nicyo kintu cyaziye gukora kugira ngo n'abantu bamwe na bamwe bari mu bice bitandukanye bafite impano bagerageze baduhamagare tubahuze n'abantu bakora amafilme kugira ngo bagaragarize impano zabo. Aho mudufashe rwose natwe tuzigaragaza. Tugiye gusa tugira abatumirwa bamwe na bamwe bari muri sinema mu babaza ibibazo mu babaza amakontakit yabo bagira icyo babafasha. Mwebwe umurongo mugumeho 98.7 rwose nimukajye mubura kwa gatatu saa 9:30 kugeza saa 10:30 no kwa gatandatu saa 9:30 kugeza saa 10:30. Bobo iki kintu kirakenewe dukeneye kwagura industry ikava muri capitale ikajyana hanze ya capitale tukareka kwibanda mu bari Kigali gusa tukagera no hanze tukiri kuri ibyo ngibyo nagira ngo umbwire kuri tujye kuvuga akantu gato cyane mu minota nk'ibiri dusigaranye ndagira ngo tuganire kuri Nzovu nayo aba bagabo bihariye imitima y'abantu umva aba bagabo basigaye barihariye imitima y'abantu ni ukuri kw'Imana Nzovu nanjye nsigaye mwumva nkaseka n'ayakamwana mbabari mbwira ikintu bakundira njye bari abagabo iyo bari kumwe batangiye gushondana batangiye kurwana bari mu kiganiro bigenze bite buriya Nzovu ni umuntu sinshobora kujya kuryama narebye show ya Nzovu nayo sinshobora ahantu hose yagiye gukora ikiganiro ngomba kumekinga show ko ngomba kureba show ya Nzovu ni umupapa ngewe nkunda kombinezo yabo bakoze kuri iteye ubwoba ni ukuvuga ngo Nzovu we afite ukuntu ibintu bye rwose ni ibintu biri real ni ibintu ubona yuko kinangaza ibisubizo by'inzara bikunda ntago agira ibisubizo biri hafi cyane ku buryo gusubiza uko baze direct yabyanditse yabitekereje noneho hakaza yakamwana we yumva ko ari intellectuel yize igifaransa kizi n'icyongereza kizi byagera kuri Nzovu agahita bica amazi agahita ambwira ati wowe ntabyuzi agahita noneho wavuga ibiri wose bitabaho. Yes back urakoze cyane rero twagira ngo tubabwire ko ikiganiro sinema yacu iwacu Isibo Radio 98.7 ikiganiro nakagaruka tuzaba ni ku gatandatu guhera kwa gatandatu guhera saa 9:30 kugeza saa 10:30 actually kwa gatandatu mana yanjye inshuti zanjye z'abagore muri sinema n'abakobwa muri sinema
ndabifuza kuwa gatandatu ndetse n'abantu muri mu turere dutandukanye abanyarwanda muri rusange sosiyete yose muri rusange ndifuza ko muza tugashyigikira igitsina gore muri sinema kuwa gatandatu rero tubane tuganire ngira ngo mbibutse imbuga nkoranyambaga zacu njyewe ni Elbex the director kuri Instagram Bobo ni Bobo Bonheur official tukagira Instagram y'ikiganiro cyacu sinema yacu bagende iwacu bakore follow kuri sinema yacu iwacu kuri Instagram baduhe ibitekerezo bifuza ko twazaganiraho weekend itakuwa gatatu tuzoze tubiganireho tubisesengure twumvisha abantu sinema yacu icyo ari cyo ndetse n'uburyo igomba gutunga abantu ikanafasha mu buryo mu cyangwa ubundi